Imana y'imbere, imbaraga iri mu mutima w'ubwenge, imbaraga iri mu mutima n'ubwenge bw'umuntu, isoko y'ubugingo, ahantu hakura ubuzima bwawe, roho nzira cyangwa roho inzira, imbaraga igenga inzira yawe n'icyerekezo cy'ubuzima. Nyamuhanga w'imbere, ubwenge bukubamo butari ubw'amaso ahubwo ubw'umutima. Muri Gnostic bagiraga imana yitwaga Spark Divine, urusingizasoni rw'Imana ruri imbere muri buri wese. Bagiraga n'indi yitwaga Pleroma, ubuziranenge bwuzuye imbere muri roho. Christos within, Kristo w'imbere, umucyo w'ubwenge n'urukundo. Light of the Aeons, umucyo w'ibihe byose uba mu muntu. Mu myemere y'Abanyamisiri ba kera bagiraga iyo bitwaga Ba. Murabizi muri Misiri basengaga imana nyinshi. Abanyayijibuti bagiraga imana nyinshi. Umuntu wazanye igitekerezo ni Farawo witwaga Akhenaten. Iyo yitwa Ba yavugaga umutima w'umuntu ufite imbaraga y'Imana. Hari n'iyitwa Ka, ingufu z'ubuzima zatanzwe n'Imana. Atene Neta, imbaraga z'izuba iri imbere mu bugingo bwa buri wese. Imbaraga y'izuba iri imbere mu bugingo bwa buri wese. Mu myumvire y'Abahinde, Hinduism cyangwa na Yoga, Atman, roho y'ukuri, igice cy'Imana gituye mu muntu. Brahman within, isoko y'ijuru n'isi iri imbere. Shakti, imbaraga nyinshi z'Imana ziba mu muntu. Mu myumvire ya filozofiya n'imyemerere mishya, Inner Self, njye nyakuri w'imbere. Higher Consciousness, ubwenge buhanitse burenze ibitekerezo bisanzwe. Divine Mind, ubwenge bw'Imana bukubamo. Mu magambo y'Abakongwe, Imana ituye aho umwuka wawe utera. Indirimbo y'amahoro. Ntiyubakwa n'amabuye, yubakwa n'ukuri n'urukundo. Iyo wimenye uba wamenye Imana, kuko Imana iba ari wowe nyakuri. Urabyumva? Iyo wimenye uba umenye Imana, kuko Imana ari wowe nyakuri. Mu muco w'Abakongo iyo bavugaga ndiri, ntabwo byari gusa kuvuga ndi hano nk'aho ari umwanya, ahubwo byari kwatura ko ubaho mu Mana yo mu muntu. Ni ukuvuga ngo ndi mu buzima cyangwa ndi mu Mana y'imbere. Ndiri, ndi mu Mana, ndi mu buzima. Uri mu Mana, uriho kubera imbaraga y'imbere. Ari mu Mana, ari mu kuri. Turi mu Mana, turiho kubw'ubugingo bumwe. Muri mu Mana, muri mu buzima bw'ukuri. Bari mu Mana, bafite isoko imwe. Ibi byerekana ko cyari igicumbi cy'itegeko ry'ubuzima, rikaba ryarajyanaga n'itegeko rya mbere ryo kumenya ko Imana atari inyuma, ahubwo ari yo wibamo. Mu magambo y'Abakongo bashoboraga kuvuga bati, umuntu utavuga ndiri mu kuri aba ari igicucu cy'ubuzima ataragera ku isoko. Muri kubyumva? Abakongo babaga mu itegeko rimwe ryitwaga ndiri, uri, ari, turi, muri, bari. Ryari itegeko rimwe ryasobanuraga ko Imana iri mu muntu, kandi urabyumva. Niyo mpamvu bavuga ko Imana yabo bari barihaye izina ryitwa Ri. Yes, murakoze. Ibi byose ni ukugira ngo turusheho gusobanukirwa, turusheho kumenya, sibyo? Kandi bizarushaho kudufasha. Rero umwanzuro cyangwa ibindi byo kwiga no kuzirikanwa. Mu Gikongwe, isoko y'ubugingo, umutima w'isi n'ijuru cyangwa nyamuhanga w'imbere. Muri Gnostic bakayita Spark Divine, urusingizasoni rw'Imana cyangwa Pleroma. Iyo bavuze ubuziranenge bwuzuye imbere.
mu myemerere y'abanyarwanda ba kera babonaga ari imana y'imbere cyangwa roho nzira, roho inzira, imbaraga igenga inzira y'ubuzima bwawe. Mu myumvire ya filozofiya bashoboraga kuyita consciousness cyangwa se self divine, kumenya ko uri igice cy'Imana. Mu magambo y'Abakongo, Imana ntiba ku musozi cyangwa mu kirere cy'ahandi, iba aho umutima wawe uhumeka iyo ufunze amaso ukumva ubugingo bukuvugira. Urumva? Imana ntiba ku musozi cyangwa mu kirere cy'ahandi, iba aho umutima wawe uhumeka iyo ufunze amaso ukumva ubugingo bukuvugira. Sibyo? Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko Imana igendana natwe, tugendana nayo, iri muri twe, turi muri yo. Imana, kamere y'Imana na kamere y'umuntu ntabwo ari ibintu bibiri bitandukanye. Yego, hari igice tuzabakorera rero, ukuntu ziriya mana zamanutse harimo iyo mana, harimo Imana bavuga nyine bo mu ijuru, iyo badushishikariza, uretse ko bayitubwira mu buryo bwa demirije, bakanayitubwira mu buryo bwa matrice y'umucuri kugira ducanganyukirwe ku buryo tuzaberwa n'Imana iyo ari yo, ariko tuzazibakorera. Harimo Rusiferi witwa Gaburiyeli, Bilali, uriya bakuye igitekerezo cyo gukora Isilamu. Ni imana zirindwi zakoranaga, zari zivinda imwe. Iyo tuvuze kuvinda imwe nyine tubivuga mu buryo bw'umuntu. Impamvu twe tubivuga gutyo nuko nyine duhuriye ku umuzi wacu nurura, ni amaraso, sibyo? Nazo ubwo zikoze muri sisiteme imwe. Ibyo rero tuzakora igice cyabyo, ukuntu zari imana zirindwi zahisemo kumanuka, hakaza eshatu ziba mu buzima bw'umuntu, izo ngizo arizo zidukeneye, ariko twe dukeneyemo imana imwe nyine, iyo ngiyo itubwira gukora ibyiza. Sibyo? Murakoze cyane, cyo tuzagikora.